zindutse kabisa. yego. Emmanuel, iyo tuvuga amatora akenshi, iyo tuvuze amatora rero globally navuga cyangwa nubwo twavuga kuri kontina yacu, kuri Afurika, akenshi iyo tuvuze amatora twumva imvururu, kutemera ibyavuye mu matora, ibikorwa remezo kwangirika, kuko nyine umva batemera ibyavuye mu matora akenshi usanga aza agafata esansi akaza agatwika inyubako nk'ingiyi turimo yubatswe kuri ayo bamiliyari n'amamiliyari. Ariko mu Rwanda ibyavuye mu matora, gutora, kwiyamamaza, urugendo rwose rwo gutora ni ubukwe nk'uko mugenda mubivuga abantu bakiri bato. Ese uyu munsi ni umunsi twavuga yuko ni intangiriro y'amahitamo y'Abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko muri benshi cyane ubu ngubu, ni mwebwe mureberwaho iyo hagiye gukorwa gahunda nyinshi. Iyo urebye engagement y'urubyiruko muri gahunda za politiki, ubona wayiha ijanisha ringana gute ugereranije n'ukuntu mungana? Urakoze cyane. Iyo mbere y'uko mvuga kuri engagement y'urubyiruko, reka mpere ku byo wari uvuze bijyanye n'amatora, imvururu benshi batanareba mu mboni zo kuba iyo tuvuze iterambere cyangwa urwego u Rwanda rugezeho uyu munsi abantu ntabwo babisobanukirwa. Mu minsi twari tumazemo twiyamamaza no muri Amerika niko byari bimeze. Ukumva uyu munsi umukandida wiyamamazaga kuyobora igihugu yarashwe, ari igihugu nka Amerika. Ariko mu Rwanda, mu bantu bose biyamamarizaga ku mwanya wa perezida, nta n'umwe wigeze wumva ko n'imodoka ye yatobotse ipine cyangwa yapfumuwe ipine. Ibi rero abantu benshi, cyane cyane abajene n'abandi bantu b'inshuti z'u Rwanda bataramenya urwego u Rwanda turiho, byagombye kuba ari bimwe mu byo bagomba kuboneraho isura y'umutekano na stabilite igihugu kiriho. Ibi nanone ni ingaruka rero kuri gahunda y'urubyiruko, nuko urubyiruko ikintu icyo ari cyo cyose dushaka gushyiramo imbaraga nicyo twashobora, ahubwo hakabaho gusa uburyo bwo kubikora, umwanya wo kubikora. Ese bizakorwa bite? Icya mbere ni ubumwe, kwihuza nk'urubyiruko. Akenshi business benshi iyo ugiye nko mu bucuruzi umuntu akubwira ngo bikore wihishe witsimbye, mu minsi 10 biraba bikubyariye amafaranga. Abajene ibyo bintu ntabwo biba bishoboka. Iyo tuvuze rero ubumwe, iyo wumvisha ibintu nk'ibyo uraza ukangisha inama, ukagisha inama mugenzi wanjye uri kuri social media, ukagisha inama Bwiza, ukagisha inama Brian, mukisanga cya kintu mufite uko mucyumva, mukakisobanurira bikanagenda neza. Uyu munsi rero ni ingaruka nanone ku muyobozi twatoye. Nge ntanemera ko imyaka afite ayifite, kuko ni umujene imbere yanjye. Mindset za His Excellency ni nkaho ari umujene uyu munsi ufite imyaka 30. Aracyari kureba ibintu aba young entrepreneurs nkuko nakomeje kuvuga ku rwego mpuzamahanga bareba. Niba umuntu ari buvuge ngo nzanye imikino ya basket mu gihugu, nshoye muri Visit Rwanda, Arsenal yambaye kwamamaza u Rwanda, umuntu uri hariya mu cyaro w'umusaza araza kuvuta ibintu ariko ubundi ntibibaho. Ariko nyine nihisi irimo irerekera. Iyo rero nk'urubyiruko dufite amahirwe n'umugisha yo kugira umuyobozi nanone w'urubyiruko wumva ibintu nk'uko tubyumva, niho handi navugaga ngo ni ubumwe gusa, kwishyira hamwe, ubundi ibintu tukabishyira ku murongo bikikora. Ubwo engagement y'urubyiruko rero ni iyihe muri gahunda zitandukanye za leta? Engagement y'urubyiruko muri gahunda za leta, nibaza ko umusanzu wacu mbere na mbere ni ukuba turi preza ahantu hose. Brian yabikomoje avuga uti urubyiruko niba ubundi ni ibintu byumvikana, nta nubwo abantu bakwiye kuba babirebera hejuru, twagombye kuba tubivuga mu mazina yabyo. Bwiza nazamuka hariya, tuvuga urugero Nyamirambo agiye gutora, abana bose biga muri primary b'abafana ba Bwiza barahita bumva ko icyo kintu ari ingenzi, ari itegeko kujya kugikora, kuko Bwiza yakigiyemo. Engagement y'urubyiruko rero nuko ibyo bintu mbere na mbere ari twebwe bireba, nitwe ba nyirabyo, nitwe tugomba kubikora. Nanone iki nkagihera kuri bya bindi navugaga ngo tuyobowe n'umuyobozi w'urubyiruko. Niba His Excellency ashobora kuvuga uti ngewe abahanzi ndabareba nka bamwe mu bantu bagize icyo bakora nk'umusanzu wabo mu kugira ngo amatora agende neza, agafata n'umwanya wo kujya kuganira nabo, ubundi ibi bishoboka hake. Rero engagement yacu nk'urubyiruko ni nabyiza ko tuyikora, ariko tukayikorera umuntu n'ubundi ubirekonesa.
ni imbaraga n'umuhate dukomeza kubona mu bishobora gutuma turushaho noneho kujya mu kwiyengejinga cyangwa se kuba twabishyiramo imbaraga tukabikora uko tugomba kubikora. Yego Tito, hari bamwe mu biyamamaje yaba ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse no ku bantu no mu badepite, sinibuka neza amadepite niba hari kuko wabikoze, ariko bemeje ku mbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kubwira aba diaspora uruhare rwabo ndetse n'icyo bazabagezaho nibaramuka batoreye kuba umukuru w'igihugu. Ariko se iyo bigeze ku banyarwanda bari hirya bari hakurya, kubera imbuga nkoranyambaga dusigaye tumeze nk'abaturanyi nabo, dusigaye tumeze nk'ababana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo bigeze ku banyarwanda baba hirya, cyane cyane urubyiruko, mubanye mute ku mbuga nkoranyambaga? Bababaniye gute muri ibihe by'amatora? Turi mu murongo umwe ko biragaragara, asanga nabo bavuga ati isiko za 14 zigeze, tuvuga 16 zize kujyaho ngo 14 zitungiye kujya ngo zigere. Ku munsi w'ejo twabibonye, ejo nahoze mbona muri Uganda abanyarwanda bari benshi kuri ambasade y'u Rwanda muri Uganda, bari benshi pe, umurongo ari mwinshi nyine. Abaganda byarabacanze ati ntabwo bishoboka, nahoze nsoma ibinyamakuru byo muri Uganda ejo bavuga ngo dukwiye kwigira ku Rwanda. Abanyarwanda barazinduka bajya ku murongo, urabona bo bafite akantu by'akabintu by'akavuyo babyigana kugira ngo buri wese batangura ngo bajye imbere, twiri ku murongo byose, ubona ko byose biri ku murongo biteguye neza, kuvuga ngo twe turi mu murongo umwe. Campaign zarabaga niba twapostinze nabo hari ibinyamakuru biri update kugira ngo wenda umukandida runaka ageze hano, bitabaye n'abangaba ku buryo babona gahunda zose zihari, nabo basanga babipostinze. Ndabipostinze njye wenda uhaye live, bari tweetinze, babikomentinze, wenda nabo bakoze share, niko ko mu by'ukuri turi mu mwuka umwe, turi muri gahunda zimwe, byo turimo nabo barabikurikirana. Ugasanga nabo niba hari video bakunze kuri YouTube biri guca bahise bayifata badatanze kuyishyiraho, bigaragaza ko bantu bari mu murongo umwe natwe. So rero mu by'ukuri tubanye neza, ikimenyimenyi ejo bose batoye neza, wabonaga bose batangiye bagaragaza twatoye, bagaragaza ibimenyetso by'uko batoye, ko buri wese yishimiye kuba ari proud ko umunyarwanda uri mu mahanga yagiye gutora. Nahoze mbona amavideo abantu bari muri bajya gutorera i Paris, bavuye ahantu kure turi mu tujya gutora, bigaragaza ko bantu nabo ya spirit twe dufite mu Rwanda nabo bari bafite, twe turi mu murongo umwe tujya mu cyerekezo kimwe. So mu by'ukuri tubanye neza, ikimenyimenyi bose ejo batoye neza, bubahiriza igihe, kandi bose bahitabiye ku bwinshi ko tubibona twese, natwe mu Rwanda uko byagenze. Mu by'ukuri kuri no gahunda y'amatora abakoresha imbuga nkoranyambaga twe tubanye neza n'abari hakurya cyangwa kuvuga mu Rwanda muri diaspora, twe turi ku murongo umwe, duhuje ibitekerezo, dufite intego imwe n'intumbero imwe, byari byiza vraiment. DJ Bria, hari abantu benshi bajya ku mbuga nkoranyambaga bakaba bakureba nkawe bakavuga bati uyu muntu urara amajoro batazi kuri mu kazi ntabwo yakagombye kuba nanone areka akazi ke ngo yirukanka ibyumweru 3 ajya muri campaign. Amahitamo y'umuntu, ariko ugasanga abantu batangiye kuvuga bati buriya nawe ari ku gitutu, bagiye kumwica, bagiye kumushimuta, bakavuga amagambo menshi cyane. Urubyiruko ngo mwabaye brainwashed, hari imvugo ihari ngo mwabaye brainwashed, mwafite ukuntu babajya mu matwi kugira ngo muratinya. Gira icyo ubwira abo bantu. Okay, njyewe ndi umwe mu bantu bahora bameze nk'aho wagira ngo mpora mpanganye nabo. Hari abagore njye ntabwo bankunda, ariko nanjye ntabwo mbakunda. Abo ni abahe? Ni abagore bo kuri Twitter, barimo ba Mukanyiko, barimo abantu nyine bahora bavuga ibintu biri biza, bahora babeshya abantu nyine. Nanjye ntabwo bankunda kuko barantuka. Urumva rero njye ndatangara, ni ukuri njye hari igihe njya kuri Twitter nkajya nko kumva nk'ibintu barimo baravuga ngo bibera mu Rwanda, ukuntu ngo badushorera, ukuntu ngo baduhatira ngo kujya mu bintu, nkibaza ariko mana yanjye iki gihugu ni iki? Cyangwa se hari ahandi hantu bibera bakabyitirira hano? Nkumva njye birandenze mu by'ukuri. Ikintu cyo nabwira urubyiruko ni uko nirwo rugomba gushyiramo imbaraga mbega zo kutumva, nibyo navugaga mbere, byo bashyiremo imbaraga, babanze bajye kwiga bamenye, sibyo kuba wenda jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yarabaye wenda njye ntaravuka, ariko nkeneye kumenya kuko buri mwaka turibuka. Ntago rero ngiye ngomba kujya guhagarara ngo njye kwibuka ibintu ntazi. Nanjye ni inshingano zanjye kubyiga nkabimenya,
ngasobanukirwa kuko hano biratangaje kubona kuvuga ngo umuturage wo mu Rwanda niyishimye none se wafeka umuntu kubyuka saa 5 z'ijoro akajya kuri site ategereje umukandida we ari buze saa 6 z'amanywa ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo washorera abantu ngo ugende iyo komite si ubwo ni ya hehe ishinzwe kujya gukura umuntu ahantu hari amasite twagiye dukoreraho ubona nyine yuko hari nyine nk'inzu imwe iraha indi iri hariya ku buryo nyine n'uwaguha ku kazi ko kujya kubyutsa abo bantu ngo bazane ntabwo wabishobora rero nk'urubyiruko cyane cyane narabibonye iyo bigeze mu gihe cy'amatora nk'abantu bavuga u Rwanda nabi nabo baba bashinze imizi ewana bameze nabi barara ku ma space adashira babwira urubyiruko harimo n'abatanga amafaranga bakabohereza amafaranga bakabumvisha ibintu bitariho ku buryo ujya kuganira n'umuntu ukumva intekerezo afite n'ibyo turimo naho turi kujya ntaho bihuriye ngewe mfite nk'abajene nka babiri nge twagiye tuganira bakambwira ati reka ati biriya bintu muba mwijandikamo kandi muzaba mureba uwo muntu uri kubivuga turicaranye turi ku butaka bumwe aho ahahira niho mahira ahajya niho njya ariko ugasanga intekerezo ze afite umuntu uhora amushuka ariko kugira ngo ashukwe ni uko nawe adashyiramo imbaraga zo gushaka kumenya ukuri niyo mpamvu rero abajene bagomba gushishikazwa no kumenya ukuri ku buryo n'uwaca hano n'uwaca ku rundi ruhande n'uwaca inyuma cyangwa n'uwamuturuka imbere agomba kubaza ibyo agomba kumubwira niba ngira ngo batora ubwo baheruka gutora hari mu bihumbi 2017 mu by'ukuri nko kuva 2017 kugera muri 2024 nta muntu utabona nta muntu nkanjye n'ubwa mbere ntoyi ariko mu by'ukuri nk'ibintu bimajije kuba nimba babujurire mwabonye igihe mu bushize abaturage bajya gutaha stade wabonye akavuyo kahaba ntabwo biri ari ukuvuga ngo ni umutekano muke bira no kwereka urukundo abantu nyine no gushishikazwa no kumenya iyi stade tumaze igihe dutegereje imeze gute irasa gute mu gihe cyo kwibohora nageze muri stade ndavuga ni ariko mfite amatsiko yo kureba niba ino stade iri bwuzure iruzura pe n'abantu bahagarara hanze ndavuga ahubwo batwubakiye stade ntoya ibi rero ni ibikwereka yuko urubyiruko rugiye rushyiramo imbaraga zo gushaka kumenya ukuri ndakubwiza ukuri nta muntu n'umwe waducamo kuko uducamo araza agaca kuri uyu kandi cyane cyane ngewe impamvu ndavuga ku bantu bari muri entertainment bari muri showbiz urumva nibo banyura kuko nibo bari bupostinga abantu bakabona ibyo bapostinze cyane ni Brian uri bugende kuri Twitter akavuga abantu bakamwumva ni Brian uri bujye kuri YouTube uwo muntu agashaka guca inyuma nanjye rega mbana naragiye mpura nabyo ukabahakanira bararagiye mpura nabyo nkabona umuntu ngo ni umutondo akaza ati rwose mwana we ati rwose uravugana ibintu rwose uvuga nibyo ati rwose nibyo ariko akakumvisha utundi tuntu ibindi bintu bidahura nkanjye rero iyo mbana ntaha ijoro ndataha mfite umutekano ngera mu rugo mfite amahoro njya guhaha igihe cyose nshakiye nzaho ndi bunyure ntawe urankoma mbwira ngo kuki utashya amasaha nta mu mutekano iyo rero numvishe ngo umuturage ngo nta mutekano afite ngo ntago yishimye ndatungurwa cyane niyo mpamvu usanga nanjye iyo ngeze kuri X nanjye mera nk'uri guhangana nk'uri kubasubiza urakoze cyane kandi ikindi n'urubyiruko ntago rugomba kubareka ngo bavuge ngo duceceke ngo baze babeshye ibintu duceceke nabo bagomba gushirika ubwoba bakabasubiza nimba yanditse ibintu ukabona ko ibyo bintu ntago ari byo ukamusubiza nyine ukamubwira ibiri byo ukabimubwira akabyanga kubyumva ariko wabimubwiye turi kugana ku musozo bwiza inshingano zanyu ubu ngubu zigiye kubizihe inshingano zanyu abatoye bwa mbere zigiye kubizihe abakiri bato nk'uko Brian yari ari kubivuga yabivuze neza ngira ngo twese twumviyeho inshingano zacu rero ni zimwe mu byo amaze kuvuga n'ubundi nkanje nk'urugero nk'aba influencers cyangwa abantu bafite no spotlight ni ukumenya kuzikoresha neza nkanje nk'uko yari kubivuga abato kuri njyewe wenda abanyeshuri abajene bari muri zindi sectors zisanzwe nabo ni ukumenya ko ubuyobozi bwiza nabo babifitemo uruhare nk'uko like nashatse kubwira ko igihugu cyiza ni gifite democracy nk'iyacu kandi muri democracy harimo like
leta nziza ni njyewe ni wowe n'aba bose badukurikiranye ni ukumenya inshingano zacu n'umwanya mwiza wo guhagararamo n'ibyo tugomba kuvuga kugira ngo igihugu cyacu kibashe gukomeza kuba cyiza mu mahanga ndetse kikaba cyiza natwe ku banyarwanda bagituye kitubereye.